numva gusa mbuze icyo kuvuga ndumirwa gusa ngo muri koma ubwenge burabura nicuza icyatumye mbyara uriya muhungu iyivamo iriya nda ivamo kuko ibyo nabonye ni agahuma munwa ni akamaramaza umugani w'umurundi. Ahubwo menya amaso wamaze guhuma uzabanza ujye kwa muganga wivuze neza nibwo uzabanza gushishoza ukajya ureba ikintu. Waraye muri ya matabi yanyu ubu uri muzima? Ndi muzima ndi mutaraga. Dore uko areba ndeba ute uri kubona ndi kureba nkawe? Kunda umwana niba ngombwa nzanabimufashamo. Umva se ahubwo noneho kubaye umuntu n'imbere ni gute wazaga kwivanga mu rukundo kwanjye na Keti kaza kumbwira Jeff uzi ukuntu umwanga. Rekana nawe hubwo rekana nawe none nibwo wagiye ngarutse nkubwira ngo kunda umwana njye niba ngombwa nzanabijyamo hubwo. Ese shano uri seriye? Ndi seriye nabijyamo. Umva se mwana Kazu hotel story ejo nari ndi gutembera nyine ncamo urabizi yo ngubitanye n'umujama nyine nari navuganye na Jeff ukuntu tugiye kubuza ka gahungu kawe ngo ni Keri. Ubu ngubu gahunda iriho ngo haye iminsi 3 wa mupangu wambwiraga cyageza mugiye kukomeza. Iyo gahunda niyo ndiho none ubu nicyo ndi gukurikirana niyo ngo niyo business ntiratangira ndahuze. Hambwira ko ari ibyo hari ibintu ndimo nyine mo ndabitegura neza. Iminsi 3 gusa eri ntabwo uzongera kumubona. Nibiba ngombwa n'umutwe we ntuzongera kuwubona. Ibyo bintu bikaze mwa serious. Jeff sabizi ni iminsi 3 we muri kumwe gute? Nge na Jeff twarateguye neza narindi gucamo gutyo nyine nkubitana n'umuja ndakuza ariko nujyana amakuru bro leta nkwera imina muri friend zanjye urabizi aya ho murazi ntago okay ubu rero gikurikira no kuvuga ngo Keri bundi Keri nimushake mu mwibagire ukagiye kubura serious. Wabona koko mukomeje mwana uriya mutipe yaratuzengereje mani igihe niki ngo bishyirweho akadomo cyane ariko bimaze n'iminsi sha ndabikubwiye ariko ndabizi kuri ubivuge bro. oya wicurose na bizira byumva twasangiye gusa byo sibyo no kuba twasangiye turi n'inshuti man. Icyo wakora cyose ndabizi ko nta cyahagarika umupangu dufite. Ubu Keri we rwose mu minsi 3 gusa 3 yonyine niyo nguhaye aguzongera kumubona serious kandi ntabwo bya bintu byakaze mwa. Noneho nicyo gihe ngo amagambo aveho noneho hajyeho ibikorwa. Wajya kubimubwira ngo yabura umuntu akunda ngiki akabifata nka joke. Mwumvaga ndi gukina ariko ubu noneho ibikorwa bigiye gukora. Mwaje muje kama Kazu amuntu uri kumva hanze hano ushaka kuvuga ko ibyo ndi kumva nawe uri kubyumva se? Ndimo ndumva umuntu hanze. Umuntu nawe ndi kumwumva. Gusa uwo muntu ninde ko today nta muntu dufitanye gahunda nawe cha ntawe tu abosara harira nawe ari kabisa. Chai nzogira ryoshye ikibazo ni Nadia we. Ikibazo ni Nadia. Emi
arahari subura izi nzoga noneho Emi utavuga sha ubwo urahari bino dusangire sha Emi yego kazishana banyumunyate none muzangire ari gukomanga hanze kurumva yakamejeje ndumva ari seriye cyane tu. nina sha Emi yarebe yambwasa n'amahoro ari utabigiriza sha Emi noneze mwana ko mutavuga byaje kubagendekera mute kawe wanyu basigaye hangwisha uziko imihanda yose najemo nigeze ngo sha nibwo mwana ariko namwe ndi kubona mumeze neza njye nari mbazaniye umunyate umeze neza muri ku rwego rwo kutamvugisha fashe ikote wambwaho Emi kirashya wewe waraneranyije sha umeze neza Jeff abanyakunywa ariko ase mwana urambazi begwaye ikiraka cyo kunzanira Nadia byarakunaniye urambaza iki mwana k'icupa ariyo ryonyine ukuva se icupa ari cyo gisubizo man navuye ku kazi urumva njya kwisunga n'umuvandimwe urumva kugira ngo stress za Nadia no kumukunda zirangire nta kindi nshaka Jeff kabageze bari man reka Jeff wandeka Jeff umva Jeff icupa niyo nshuti yonyine Jeff ako mwana rimwe yes kano kaniga ntabwo kibuka katugambana okay njyewe nyine niko kari gutuma naratsindiye Nadia Jeff please calm down urambaza ikidogo Niza were. itusomaho ibintu biriho Emi wamburanye iki wowe wamburanye iki humura wisubiyeho nawe cyane rwose akira zongera kungambanira sha Jeff kuki wamuzanye hano utambwiye niba mwaje kungambanira mwese kubizi nabikora se tuzi gerageza gutuza Nadia ariye gerageza gutuza Nadia ariye Nadia ariye Nadia ndamushaka Nadia ni ushaka none se keri bararekanye mbwira Nadia we Jeff reka mubwire Nadia rukundo rwanjye kazungu we warangambaniye Emi yo aze mwana gerageza kumutuza inzoga nimwe mwayikoze gerageza kumuturisha Nadia naramubuze Nadia Nadia ndamushaka naramubuze araje inzoga ariko akazi nako nyishaka inzoga niyo ya mbere Nadia Nadia yego gusimbuza icupa ko ntabwo bibonye umukobwa aranyanze akazu Mwiriwe neza mama Jeff Mwiriwe neza amakuru yawe ni meza wowe nanjye ni meza uri mu rugo se ni mu rugo waje mu rugo se ko mushaka byihutirwa ni amahoro se ni amahoro se wapi Jeff yavuye mu kazi yaje yasinze ari mu rugo wameze nabi tebuka rwose Jeff wanjye nabyaye Jeff rwose Jeff nabyaye Jeff rwose oya simbyumva we baba we tebuka umureba ari mu rugo yananiye kandi magera mbere we tebuka yananiye rwose namusindishije kuko baba we mbega Jeff ibyo nkoreye mbega umuhungu nibyariye baba we Jeff we ibintu nkoreye ni ibitangaza oya ntibibaho si Jeff nabyaye wawe mama we ndabigirane
Ndabigira ni Jeff we. Oya. Oya. Babaye iki? Niki wabaye? Mere banza wumve. Niki? Nagaru ugusinda nje. Wabaye iki? Nadia. Nadia yagize ati ndamusimbuza icupa. Nadia. Yarakwanze. Yaranyanze. Oya. Ni watumye usinda akomere. Oya no watumye Nadia. Nadia no watumye inzoga. Nawe ndi muntu. Ukamenya uko. Mami agahinda. Mami. Umva neza. Iki se? Nawe ndi muntu nyene uretse Nadia. Ako Nadia. Nadia wabuze abandi bakobwa ndamukura. Wabuze abandi bakobwa. Yaranyanze. Uri Nadia ushaka? None uragira ngo kamuhamagare ako Oya Nadia niwe nshaka. Oya. Yaretse ko zagushakira undi muko uzashaka. Umukobwa mwiza utanandika. Ibintu byose Nadia. Oya. Nadia ni Nadia ushaka? Ariko mama yaje we Nadia ko telefone Nadia atanze umutekano muke mu rugo rwacu. Telefone ndayibonye. Kamuhamagara. Nadia kamuhamagare. Kamuhamagare sibono wanjye bari mu marembera. Simwe mwaziguze. Yangira shize eta bazoka. Nadia. Bazoka sha nagusimbuza Nadia. Aje mu rugo ko ngushaka. Nawundi nshaka ni Nadia. Rwose fata kamoto tebu. Mureke mbabaza. Emi. Nagunyemera. Oyangane no kuri ibintu ntabwo byoroshye hano byakaze. Bimeze nawe utabara kandi niwe ugomba gukira intambara iri aha ngaha ibibazo biri hano ugomba kubirangiza tebu. Ugiye kumuzana tuzi. Mama tuzi indobo. Ariko ko ubu waremeje ugiye kongera umusazi. Gute? Wowe na cya kirara ngo ni kigenzi cyawe. Ngo mpindiye umusazi wibagije ejo bundi nasanze muri mwe. Ibihe se ko nabyonze. Ariko narumbuye koko. Gwe muko. Ejo bundi nasanze muri kumwe nzoga none n'aya matabi yanyu. Reka ubwo n'undi atari njyewe. Ari ubu ntabwo nkuzi. Ushobora kuba unzi ariko icyo gihe waribeshye ukabona hari undi muntu dusa. Hari mu gikari ntabona kwiboneye. Ubwo wabonye undi muntu atari njye dusa nyine ubwo ubona amasura ajya iso yari afite ijya gusa nk'iyanjye ariko ntabwo ari njyewe. Barabimweho kubyara byoroha kurera bikagora. Ikigora muri byo ni ikihe? Njye narakwiboneye. Nasinze. Reka ubwo n'undi muntu atari njyewe. Ariko ubu hari undi mubyeyi wagendesheje nk'uko nagendesheje. Mama uko ubibona ntabwo ariko biri. Ubona ko ndi ikirara ariko njye ntabwo ndi ikirara. Utabacyo. Mwape. Baravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uri we. Uriya mukobwa muhora mugendana w'amaso yakanutse w'imisatsi yiboheye ku mutwe. Dore ko asigaye areba. Nawe nkurikije uko usigaye ureba. Areba nk'umujura, iminwa igipapaza, ahombaguza buri munota. Nese kugendana n'umuntu ukora ibintu iyo mugendanye nawe ubikora? Urabikora. Wapi ntabwo ariko biri. Ihene mbi. Ihene mbi ngo ntabwo bayizirikaho inziza. None ubwo ntiwishubije se? Urabyivugira. Oya seka. Nadia araje. Tuza Jeff. Nguri araje. Nadia koko uraje. Basi. Nadia basi mbabarira ngo wobe. Aho bigeze ngiye kwiyambaza inzego z'ubuyobozi. Ako mama wajya ureka kuremeza ibintu kweri. Uriyambaza inzego z'ubuyobozi se nakoze. Ariko Sari, karame. nawe ushyire mu mwanya wanjye.
uramutse ufite umwana umeze nk'uko umeze ugendera mu bikundi nka biriya byo ubamo wakora iki? wabanza ugashishoza neza ukagera kuri tere ukabona nimba ibyo ubona ari byo. Kuri tere kundi kuhe kuruta ko nabasanze mwiteretse amacupa mwasinze mushuti yawe yanyikanga kwikubita hasi. Uzabigerageza neza inshuro nyinshi ubanze urebe ukuntu ibintu bimeze ubone kwihutira kuvuga. Ese ntabwo wamubonye yaguye? Nabyo nabonye kuko n'uri kuvuga nawe. Ariko urabizi ibintu bimaze kundenga. Ibi ntabwo bikiri byo kwihererana cyenyine. Ntabwo bikiri byanjye cyenyine. Mbega abana bubu. Ese mama mubwire ubundi umuntu wo hanze uzajya kubwira ibyawe wowe ubwawe utabanje ngo wicare ubyumvikaneho na nyir'ubwite, ahubwo uzajya kwiha amenyo y'abasetsi. Ariko se wa mwana we ubu mwese mbigenze urashaka ko mbona utarifite gahunda yo kwisubiramo? Wowe uzifatira umwanzuro wa nyawe nabyo kuvuga ngo uzajya ngo hanze ni ukuguseka gusa nta n'ikindi bawukorera. Ari nka kera rero umubyeyi nkanjye unagombye kuba mushyiraho igiti, ariko ubu ngubu ni ukuganira, kandi iyo uganiriye n'uwawe akanga kwambara yambara akanga kwambara ujya mu bandi ugaseka. Burengeye kwiyambaza ubuyobozi bazi batugira inama. Inkoni ivuna igufwa nagirera. Nanjye niyo mpamvu ntayikoresheje, ariko ndagira nkubwire ko iki gihugu cyacu gifite inzego bazakujyana mu bigo ngororamuco. Uransekeje cyane wowe ubwawe njye nawe uri kuvuga ko nakunaniye. Tuzicara njye nawe nitwe tuziha umwanzuro, naho ibyo kuvuga ngo urajya hanze ngo kurega ngo ibiki abantu baraguseka ahubwo uba witeja amenyo y'abasetsi. None se ubu turahagaze kuko ngo tuzicara nyine turicaye kwicara ntabwo ari ukundi kuvuga. Kwicara ni ukicara ukanganiza neza ukambwira ati ugomba kubireka ugakora ibi n'ibi. Ko nakubwira se ngo bireke uri kubyemera niba uri banyemereraga. None se kuko ese nzoga ubona biriya bintu ari umuco w'abakobwa? Biriya ni umuco nyarwanda. None se niba nkwicaritse nk'umukobwa wanjye ngo tubiganire ukampindura umusazi ukambwira ko ibyo nabonye atari byo, ukambwira ko ngomba gushishoza kandi nakwiboneye neza muri kunywa muhererekanya mugwirirana n'amacupa, ubu urajya ngo ngire nti ubwo warebye nabi uzongera urebe neza. Bakobwa bako naragenze ndabona ikibazo ndakwibonera ukampindura umusazi. Yiba wabyemeraga ntabona namenya ko ushaka gukira, kandi buri gihe gukira indwara arayirata, kandi umuntu ushaka gukira yemera ko yakosheje. None wowe ntibyo niboneye ntubyemera, narakwiboneye. Ahubwo menya amaso wamaze guhuma, uzabanza ujye kwa muganga wivuze neza, nibwo uzabanza gushishoza ukajya ureba ikintu icyo ubonye ukabona koko nicyo. Naho ubu ngubu ibintu ureba mba mbona atari byo pe. Waraye muri ya matabi yanyu ubu uri muzima? Ndi muzima ndi mutaraga. Dore uko areba, dore uko areba. Ndeba ute? Uri kubona ndi kureba nkawe? Ababyeyi dufite ibibazo pe. Ariko hari undi mubyeyi wabyaye nk'uko nabyaye? Bakobwa bako urwo mboneye muri uru rugo. Ubwo wabyaye neza. utaruheretse kuza kunsura. Haciyeho iminsi ariko nyine ubu nabutse. Arahita akazi kenshi ubyumve. Usura utazanye ya mateko yawe. Uko ubundi buri modo nziza. Cyane navuga ko ari inkuru nziza nkuzaniye. We Chanel se. Umva narebye guhama ngiye nkubwira nguhatira urukundo rwa Jeff nawe. Bona bitavamo. Ahubwo ibyiza mwana gomeza gukundana n'ura mwana. Naje gukurura imico ye nsanga umwana mwiza wo mu rugo. Kagira inkuru. Shatse wamukunda pe. Ninde se mwaganiriye? Cyanyene ni umutipe twahuriye nyine muri quartier. Sinzi uko nende kujya kugura nyine agasabune. Urahura araje arambwira ati mana. Nyine numva nganije ku buzima bwe, numva nyine harimo yaranababaye ura muhungu. Ese uri kuvugana? Ndakubwira Keri sheri wawe. Ambwira nyine ku buzima. Wohuye na Keri cyane? Nahuye n'umutipe nimba ari inshuti ya Keri nimba barareranwe simbi. Ndakubwira Keri nyine sheri wawe. Noneho ambwira nyine ku makuru yiwe, numva Keri n'umwana mwiza mwana nyine nari ntarafata amakuru ye neza.
ariko naje gusanga uriya mwana ari mwiza wamukunda nta kibazo. None se Jeff ko nkeka ko yari yaragutumye ntuwatewe n'ibiki uyu munsi? Dore igihe nahatirije ngarutse nkubwira ngo uwo kunda umwana njyewe bibaye ngombwa ndi kumva nanabigufashamo. Ni amahoro cyane, amahoro nadi ngo ngarutse nkubwira ngo kunda umwana niba ngombwa nzanabigufashamo. Umva se ahubwo noneho kubaye umuntu n'imbere ni gute wazaga kwivanga mu rukundo rwanjye na Kelly kaza kumbwira Jeff uzi ukuntu umwanga? Rekana nawe hubwo, rekana nawe. None nibwo waje njyewe ngarutse nkubwira ngo kunda umwana njye niba ngombwa nzanabijyamo hubwo. Gusa shane uri seriye? Ndi seriye nabijyamo. Mbaye nkubwire buri gihe twe twaratandukanye hari inkuru nyinshi utazi. Kagira inkuru kanwerera amakuru kerengire nzi wamwe ngiye kumusura ntangira nkicara ubu yambwiye ko nkunda ngo disi mana mva ndishimye ubumve ngo ndishimye komeza. ubwo amara kumbwira ko nkunda cyakora ariko ntako mbyise ese ni gutekera n'ingenzi imyaka 4 yose nkagira aho njya kwiga nkagenda nkagaruka ngasangana n'ubu ntarankunda. Ariko uratekereza ibiki nimba arakubwiye ko agukunda wowe kagukunda gufatiraho wowe kunda umwana bizagenda biza gake gake. Ako ni gute wombwira ngo mfatire si umubwira ute mbese nkwigishe wowe uzajya umwiyegereza gake gake nyine umubwire ko rega buriya afite ibibazo shashane gusa nyine ntegereje kuzongera guhura nawe ngo nuko ko wenda yongera kwabimbwira. wowe wenda akubwiye azagukunda buriya ni ibibazo rega yahuye n'ibibazo warukora gutekereza wenda kuri mama we bifite ibibazo nawe akarundaho noneho uko yimereye akazagukunda. Shane naye ndi kunywa akantu mu nzu nuko wenda naye nshatse kumva akazuba gusa n'amagambo mbwiye noneho ndumva nagenda nkakuzimanira. we shani byiza pe nyine tugende ubwo n'ibiganiro birakomeza. ntari bimwana ariko mfasha ndishimye byumve ndishimye mbona nzi ko mwana atandukanye ariko mwana komereza. Mukobwa banjye mumeze mute? Meze neza mama. Maze iminsi rero mwihugiyeho ariko ubu nawe ndashaka ko tuganira. Kane wapi ntabwo meze neza ndebera nawe ukuntu usigaye ungana. Kandi tega amatwi wumva banze wumva ibyo mu gikoni nawe utegeka ibyo duteka mu gitondo icyo ushaka turakiguha ariko reka ahubwo mbwira muri iki kibazo ufite ni ikihe? Manjye nta kibazo mfite bizanye ukuri uretse ibintu byose ko ndya nkanywa nkagira ute ubu ngubu urangana ikibazo ntakintu genda hari ndatoshye ndabyushye usirwa nabyibushye reba Sandrine kano kaboko oya genda bye nta kibazo na kimwe mfite. umva nkubwire bihindutse vuba ndabazirigana n'abibyariye muri iyi minsi nibwo mbonye ibigenda bihinduka ahubwo bimeze bite? Sani bimeze bite? Mami Chanel ntago uzi amakuru asigaye afite muri iyi minsi asigaye ari mu rukundo afite umusore yakunze muri iyi minsi ariko atarabibwira ashobora kuba ari uri gutuma ashonga. Marata arakubeshya n'ibindi byiwe ahubwo Sandrine waje ntago bimbwira buri munsi. zime neza umva umuhungu yitwa Agemindisha muvuga yitwa ngo Jeff muri iyi minsi yarasaze ntaryama se turarana ariko arara yica imitima ntago mubeshyera arara akanuye ahama yimyoza njye mpama namugase wazamwikuyemo ko n'ubundi utaramuvuga ko mukunda. yewe ahubwo ufite ibibazo burasa ntarwaye ushaka ufite agakoko gatera sida ahubwo uramenye muko ndamenye ibiki uramenye yarose umva ntugashondane oya mumbabara ntugashonda iyo tuganira neza muri bakuru maze gukura mwese iyo tuganira neza mukantinya ahubwo muzime neza bimeze biti nakubwire mubwira ariko ntago se ariwe wirirwa umbwira ko wasariye Jeff kumvikana bimeze bite ubwa mwiza. Okay Sandrine ari kubeshya wowe bimbwire neza aho zime neza kuntu bimeze manjere nkamubwira urabura guhangayikishwa nizi nkora Sandrine arwaye ugahangayikishwa n'urukundo rwawe. Nkora se ntabwo ujye urwara inkoro nakujyane kwa muganga mama arakubeshya njyemo ndiga oya reka nkubwire njyemo ndiga mpangayikishijwe n'amashuri yanjye mpangayikishijwe n'iterambere ryanjye ibyo byose ndane kukubwira njyewe ntuzongere kumbeshya. Mami Rata Chanel agira imico mibi arakubeshya. aho mutuzi
umva mutuze mwatuje mwese tujye amatwi tuganire rero nabumviriye mwese nabumviriye umva uri umukobwa mukuru nawe umaze gukura ariko uracyari muto ntabwo urasoza amashuri utege amatwi mbabwire muri kunyumva turakumva muri make ikintu tujye kuvugana hano buri wese akishyire mu gutwi shani uracyari umwana muto urumva wakuze rero umva shani tega amatwi ndabona ufite amarere ubwo muzi inzira naciyemo kugira ngo mungane gutyo Sandrine uciyemo akenge uzi inzira mwancishijemo kugira ngo mbakuze tega amatwi uri kunyumva shani nakoze ibishoboka byose ntacyo mwamburanye naririye ndimara rwanira ishema ry'umuryango aho mugeza rero ibyo muri kubwira nta mafuti mukwiriye kurwanira namwe icyubahiro cyane uri kunyumva neza Sandrine yarangije kwiga ategereje akazi kandi uri kunyumva ubwo rero amarere yawe yagabanye mfite intego nshaka kugeraho kandi byanze bikuze nzazigeraho none rero umukobwa mwiza ntunjagaraze iby'urukundo ku ruhande Sandrine tega amatwi nkubwire uri mukuru kandi ujye umugira inama ndazimubwira ma ahubwo ntago ajya anyumva yirirwa ambwira ngo afite nyashi zabaye nyashi ese urumva ataraje ahubwo tega amatwi icyo nshaka kugeraho njye nzakigeraho ndashaka ko uyu muryango uzaba icyitegererezo kuko umva mutanza muri sukari hari ukuntu ngewe mfite ibintu byanjye ko nabipanze aho mugeze aha ntabwo muzi ibishoro nabashoyemo ubwo rero igikurikiyeho zagaragara muzikure mu mutwe yanyu komeze wige nawe byanze bikunze akazi uzakabona vuba aha ntabwo nicaye kuko ndashaka yuko muzavamo abakobwa beza b'icyitegererezo muzashaka abagabo beza mukagira ingo nziza muri kumva ntabwo nshaka kuzongera kubabara umva ubuzima naciyemo burahagije aho ngeze rero nta kindi kintu nshaka kinisha umutwe kandi uri kunyumva babyumvishe iby'inkundo ku ruhande Sandrine ibaza ariko Sandrine ni umukuru wawe aratuje arashaka ubuzima ko nk'inkundo mba rero nkubwire ibyo mbabwiye mwabyumvishije nshaka akajagari hagati yawe iby'urukundo bibike mu mutima wawe ubanze wige urangize kwiga ushake akazi ugire ubuzima Sandrine byumvikanye bakobwa banjye mwirinde ibishuko biri ahangaha hanze hari ibishuko byinshi cyane mwirinde ibishuko mwite ku byo mushinzwe sibyo bare musigare neza kwita ibyo narinde sibyo musigare neza urakoze ko nta muntu duhaye ariko Sandra urabona ibintu unkoreye urabona ukuntu ubu nteje mama ariko ntacyo nzamukunda akagusike n'uwo munwa wawe uzagira icyo ukugezaho urababaye rero kubera murezi niwe wananiranye dimba ngo utanga amakuru mwaneze mfite nyashi wasika hose jyana kanigendere sigara uhebe kara umuzigo wawe rero maze uteze murakomeye iki gihe bya kinyarwanda none se shariro ko numva tangiye uganira ufite imigani ntari nzi kandi wakahuguciriye kweri kuko ibibazo mfite ngiye gusara ubu noneho ni wowe nagira ukampumuriza kunje kukugisha inama ngiye ndumva ngiye gusara be umuhungu wanjye asigaye ari umusinzi asigaye yibera mu kabari inzoga zigiye kuzamwica umva sinzi ngewe ubu nagira wowe ni wowe kumpumuriza noneho ni wowe nje kubibwira kugira ngo nduhuke umutima ko ngiye gusara burundu rero nubwo uje kundeba nanjye mfite ibibazo oya babarira mwese ubu ninde uhumuriza undi urampumuriza ndaguhumuriza ngeje nkugana numva ari ngewe uremerewe nose nimba nawe uremerewe biragenda bite ahubwo nanjye nicyo kibazo ubu wa mukobwa wanjye Alice yahindutse umusinzi yahindutse ikirara yarananiye agiye kumusaza ako ababyeyi tuzagire gute Alice wawe nzi se wa wundi nawe yabaye umusinzi ariko noneho ako barabiroga ntacu bura ntibarozwe none se ko numva ururi iwawe arirwo ruri iwanjye ntabwo nabona icyo kukubwira pe
umwana yarananiye burundu. Shariro reka rero gutekereza ibyambayeho. Nibereye mu rugo mu mirimo yanjye ya kumanywa, numve telefone irasona. Numve barampuruje. Ati ngwino urebe umuhungu wawe Jeff. Mbaza ngo nasanze amezi ati umurambo. Umwana yapfuye yiteretse amacupa ntazi umubare. Atabasha kuvuga. Umva narahageze. Numva gusa mbuze icyo kuvuga ndumirwa. Ndumirwa gusa ngo muri koma ubwenge burabura. Nicuza icyatumye mbyara uriya muhungu. Iyivamo. Iriya nda ivamo. Kuko ibyo nabonye nagahuma munwa nakamara amazi mugani w'umurundi. Nanjye ibyo wabonye, nanjye ejo n'ibyo nabonye. Kagira inkuru Shariro, umubyeyi yahoze undi, reka tuyage turebe ko nunguke mu gikari wanjye. Sanjye ya mukobwa wanjye Alice. Nuko rero yicaye na cya kirara cy'umukobwa cyo ntazi ubwoko, ntazi ibyo kiva n'iki. Cyacyomanze. Cya kindi bajya bagendana njye bagenda gisutse ibintu. Nyamara nagikunda kubasura gihora mu rugo rwabo. Biteretse amacupa batumagura amatabi. Bagize ngo banyikanga cyacyo ndara, cyacyo ntazi cyo kikubise hasi. Alice ntibwo mpiri umusatsi. None se bashaka kumbwira ko Alice asigaye anywa inzoga akagerekaho itabi cyane. Ariko ndumiwe none se ko numva nge narinje nzi ngo urampumuriza. Ngaho rero reka nkubwire, reka tuyage kuko ndumva ibibazo tubisangiye. Ubusa dukora iki? Ngaho mbwire kuko ngewe ikintu nyamukuru kimbabaje uriya mwana wanjye w'umuhungu. Umwana wanjye umuhungu wanjye Jeff anteye agahinda kuko namweguriye imitungo yanjye yose ngayiyobore. Ndimo mbona ari umwana uzi ubwenge, umwana uzi management. Mbese umwana wanjye aramemukiye ankojeje isoni kuri rubanda. Reka ababyeyi twese turahangayitse. Niba uri kumbwira ibyawe nanjye nkakubwira ibyanjye, ababyeyi twese turahangayitse. None se reba wowe Jeff, nanjye ndebe n'uriya mukobwa wanjye. Reba uriya murara bagendana n'uriya mukobwa wanjye. Ubwo urambwira yuko hari umubyeyi wishimye? Njyewe rero Jeff wanjye ntiyakabikoze. Ikibazo ni wa mukobwa wamwisenge neza wawe ngo aramwanze. Umwana wanjye yataye umutwe arasaze. Ahubwo mbwira Shariro, wamfashije ukabyara. Fasha nawe wifasha. Umfashe Nadia. Umukobwa wawe azize umuhungu wawe azize urukundo. Kwa Nadia. Umukobwa wanjye azize inzoga n'itabi. Numva atari ibibazo. Njyewe ni ukuvuga ngo umfashije Nadia agahindukira agakunda Jeff ntabwo ari ibintu asanganywe, gusinda si ibintu bye. Ni nayo mpamvu yazinyweye umunsi umwe, simugwa nabi bihagije. Araziyahuza hahandi. Mbona umunsi atabona Nadia kumugarura bitanyorohera. Rero Shariroti, icyo ngusaba nshaka uyu munsi, ndashaka ko uhamagara uriya mukobwa wawe n'uriya muhungu wanjye nkamuzana tukabaganiriza. Hanyuma na cya kibazo cyanjye maze iminsi ngusaba cya Nadia na muhungu wanjye nacyo tukakiganiraho, noneho twese turi kumwe. Njye ndashaka kuri uriya muhungu wanjye agaruka mu murongo, kandi ni wowe kubifashamo nta wundi. Maze rero muvandimwe, ese utazagira ngo ntacyo ngufasha, uzashake umwanya. Murakoze cyane. Uze tubiganireho turi kumwe nabo, uriya mukobwa wanjye mumufashe, nanjye mufashe umuhungu wawe, ndetse na Nadia hari tubaganize twumve turebe uko byagenda. Ndishimye cyane kubw'igisubizo cyawe. Nizeye ko nabyo bizakunda kandi bigashoboka n'abana bakongera akaba abana bazima. Kubwo ko mu mwanya kwawe, kubwo tuzasubira. Sawa rero. Karibu. Meze neza. Kwicara.
gusa twari tuburanye mwana. ntari binaje. Karibu. Nadi umeze neza? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Nyine Nadi, kuri iyi nshuro I'm sorry ukuntu wambonye ubushize ntabwo ariko nsanzwe kubera ko uburyo wambonye ubushize nanjye nitekerejeho nyuma ndiyobora ariko nsanga icyabinkoreshaga ari urukundo by'ukuri nanjye maze kwibona kuriya nta kindi nigeze nkontorora muri njyewe ngo mbone byabiteraga uretse Nadi mu by'ukuri wenda nubwo urukundo rwanjye utarya uruha umwanya ujya uruha agaciro ariko hari umuhungu ugukunda bya nyabyo ahubwo sinjya nibaza impamvu weho utabibona. Nakoze buri kimwe kugira ngo byibura ubone ko Jeff ariwe mugabo ukubereye ntabwo wigeze ubibona. Mu by'ukuri aka kanya wambwira imbamutima zawe ikigendanye n'ibintu mpora nkubwira buri kanya. Ese uba wumva amaherezo azaba yayo nkubwiza ukora aka kanya Jeff rero ntabwo numva ibintu bumvira kubera ko impamvu nakubwiye ko mfite uwo nkunda. Ntabwo nawe nibaza ukuntu umbwira ngo urankunda urukundo rugukoresha ibintu nka biriya. Wari wasaze ubwo wari uzi ko mama wawe yampamagaye ndi mu kazi nzi ngo hari ikibaye nza nsanga wanyweye wasinze. Ese ubundi wumva nagukunda unywa inzoga bingana kuriya utanihesha agaciro ubwo urumva njye nagukunda uko nyine mani reka nkubwire sibyo sibyo ira ni inshuro imwe mu buzima bwanjye nari nkwifuza kandi nabonaga aricyo gisubizo cya nyuma. Wumva yuko umusore unywa inzoga anihesha agaciro imbere yawe ari byiza imbere y'amaso yawe nta kibazo mwana. Ese Jeff iyo uvuga ngo ntabwo unywa inzoga ngo ni ubwa mbere wari uzinyweyeho wibuka ko njye nawe twakuranye urasohoka ukanywa fanta? Ni ubwa mbere nanyweye inzoga kuri ruriya rwego. Mu by'ukuri nanjye nakubwiye ngo nitekerejeho nyuma numva ntabwo ndi Jeff wawe nari niyizi wa wundi wari uzi. N'ubu ukomeza witekerezeho kuko n'ubundi uracyari wa Jeff ngenzi. Ariko buriya nanjye nzi impamvu iteka nyine uba uri kwitwara gutyo. Okay, kubera ko uko witwara mu rukundo ubu ngubu ho nanjye nkubwiza ukuri mu rukundo rwanjye nawe se nushaka ruba ari n'urwa kanaka ntarumva cyane rwose urumva nshimye kubizi gusa aho ugiye gushyira mu byaha ninde kigira nkaho ntacyo zisa iki binyiyoberanyaho ndabizi ko byumva ariko reka nkubwize ukuri urwo rukundo rwawe uyu munsi wa none ushobora kurusiba ku ikarita. mva mubwire Jeff ni ikintu utaruzi ntabwo uri mu bantu basiba urukundo rwanjye na Tiri. Jeff wowe ariko ibintu nabishyize mu biganiro nawe byibura ndi ko ari kizajya Nadi ndakumva hari umuntu ugiye gushyirishamo mu byago urumva ku rwego rw'uko we agiye kubizira atazi n'ibyo ari byo. umva nkubwize ukuri azagira n'icyabo azanakomerekeho gatoya ni njye nawe. Nadia rero ntega amatwi yumva neza. Jeff intambara z'urukundo narwaye ni nyinshi kandi izo ntambara nazirwanye kugira ngo nta munsi n'umwe wigeze uncika cyangwa ngo ndeke gutekereza ikigendanye n'uburyo nakwigarurira. Muri iyi nshuro rero ntabwo ariko bimeze n'ubundi turabizi yuko ku rugamba habura amayiti urumva biragoranye cyane kubyumva ariko naje kukwereka cyangwa se kuganira nawe
kugira ngo umenye neza ko uyu munsi wa none hari ibitambo nintabona urukundo rwa Nadia arabura umuntu akunda. ngo ki Biragoranye kubyumva umva nyine mbaza ko n'umuntu wumva bitinze. siko ndi kumva uvuga unkanga no kuba nicaranye nawe nuko twakuranye.